nyine n'ubuhabara kandi ntabwo ntuzari ibyo ushaka mu Ventura arawe rege mu Ventura iziko bizonga ariko uzi gutunga yego bano bantu bakomeye mu Ventura bashobora gufata amatelefone yabo bakayaproteja ku buryo udapfa kumenya ngo baciye he oya bagakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga riproteja telefone yawe ayo matelefone ariho kwisi ashobora no gukoresha iyo mu Bwongereza oya ko bashobora no gukoresha inuzi ibyombo byo barabikoresha oya ama code hanyuma urabizi neza ko umugabo witwa Trump bavuze ko amasezerano bagomba kwibahiriza ndetse ku itariki ya bitenze 18 ngo abatazubahiriza gahenge urumva bagomba kuzabihanirwa uyu munsi rero Tshisekedi akaba yari yaremeye kubahiriza gahenge none akaba ari kurushaho kugaba ibitero banongera ingabo nkuko no wanatubwiye ko 23 nayo iri kongera none turibaza biraza kugenda bite ino USA yo irabikora hiki kuko rero reka mvuge ngo kudeploying ingabo kuzigisha kugira gute n'undi muduhenge n'abantu bakunda kuzuza ingabo nyinshi kugira ngo bazabone ko barwana n'ubutaha yego ariko nanone no kuvuga ngo ni yaba mushene do mitumba haba wherever wavuga nubundi tuvuge nubwo sizifa yaze Uvira nyine muri shene do mitumba ntihareba yego iri muri Fizi iri muri hose nibura uzambwira akantu kaba kubatse muri Uvira territory nakumva kuko niba n'imbunda zitazirasaho ndavuga mwashatse gukoresha tiri sporadique ibintu birasa mu kirere sibyo ewe ntuze Kalachnikov irasa mu metero 800 machine gun izamutse nayo ibendera nko ku cyabiri n'urugero ibyo bibunda bindi bya rutura reka tuvuge ngo birageza he hose ibyo byose abantu bara nk'abatekinisi bazi impamvu zabyo bavuga bati nihajya nuramika nabi nk'umuzarende tabi ryamwisha nundi nanarasazarasa muri zone tampo tazajya kuri position y'abandi kandi abobservateri bazabahageze zifite discipline iciriritse igiseke cy'u Burundi ntikirakomera urumva none se ko iyo mitingito yose ihora muri Kongo hari bw'isi yose ukuntu yubatse abantu bareje basanga iyo si yiga kuri sizifaya muri Kongo niho bakwiye kuba sizifaya zifite avec formule fragile ku buryo mbega formalite yo muri Kongo hahora intambara imyaka 100 ari hujya sizifaya itari strong sibyo hari n'igihe wasanga tumwe mu duce dutoya twari tugeramiwe n'ibibazo tugiye muri zone tampo twose ariko bikubahirizwa none se kuko muri Kongo nibaza na zone tampo hagati yazahita amabaza rero bandi bibakiremo none Amerika irabigira ite ko yavuze kuza utazubahiriza gahenge agomba guhanwa Amerika irimo gukoma amashyi ivuga ariko dufite abarimu beza we divided them urumva they agreed with us nta kintu Amerika biyibwiye twabaciyemo ibice murabyemera bitwemerera icyo Amerika itindaho gukurira kontra yacu amabuye yacu nicyo kintu kibabaje kuko Trump muri siroga yarimo make America great again so muku making America great one more time again nukubera yuko agenda kiba agatwara ibyo muri Kongo atavunitse yego none mu mirwano ntiyabibonera sibyo yakutumba yabiha umunyamerika n'umurundi abyakiriye ari by'Uburusiya yavuga ati nubirenza aho ngaho bidevyo bizana n'umurundi nawe yabiha Amerika ni nk'ikingufu ni nk'igisambo cy'ingufu ku isi kisaroho kitabibye urumva turi ko umugore mu muryango ukajya gufata umuryango ukawutwara do you think ariko abantu bajya batekereza ubu muryango wa Maduro n'umugore n'abana basigaye gute abuzukuru babaye gute kubera igisambo cy'uko Trump cyabatwaye umubyeyi bakazana ama CNN bakazana ama New York Times akari kutwereka ibyo bakoze ngo biri muri petrodora ngo niki bari batuzongesha kuhagira ibintu byabo bakoze by'ubugome urumva ariko n'ubugome bakora iyo utwara umugabo gasiga umugore akasigara mu bana tari kugutwara iki mu by'ukuri nese niba usuzuguye last family uzayubaha ni kibazo muri mu mihanda murasengeza abantu bahemukira ibihugu nese nakubwira ngo murasengeza abanyamerika iyo nza kugira visa Amerika wa mugani wa ntuze wa Woreso Inka wigeze kubona Trump aje akahita bahera visa bati mujyane nsubi iwacu muri Nigeria reka nkubwire Sandrine sinjya ndota kujya muri Amerika kiriya gihugu Imana izane na kugikandagiramo nihagira nujya kukimvuza iyo ndwara izanyice najya hose najya China najya gute abanyamerika bakora ibintu bize nk'ubuhararumbo ntazo ukuntu bumeze kandi ubu ndeba gutyo ntabwo ndi anti American nanga ibintu by'abafuti bakora gusa ntabwo ndi umuntu wajya ngo bavuga ibyo batakoze sibyo uko impamvu bivuga ni gute mugiye muri Venezuela mufite ibyo mupfa koko mufite petrodora affaire mutumvikanaho umugore w'abantu mutwayeho iki umusiga ugiye kumuburanisha biki ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid
ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga aka kabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Uganda irimo kohereza ubutumwa. Ubu se umuntu nabura momo yiwe anajya kuri MTN Uganda azajya kwibura ni Kampala, azajya Gisoro, azajya hose. Nabo bazabisobanura bafite sikirisari Goma, i Bukavu n'ahandi hose bashaka kuzakorera. Ngiye ntabwo mbyanze. Kuko utarebye neza ibi bintu byazungukirwamo n'inyeshyamba, ariko ntacyo byungura umuturage. Kuko inyeshyamba zibazabazungutse kutazihozaho urudodo rwo kuzineka. No kumenya ngo mwavuze iki ngo muciye ngo muparitse he. Ariko umuturage nta kintu yabanguka icyo gihe kuko kampani yabije kumukorera ituruka mu mahanga nibitamwegereye subwo kumukangisha kubona ngo yabonye message ayize ikibazo arabaza ko call center bahamagaye ni yahehe kuko urabizi tugira ibyo kuburana ku makampani. Ugenda witwaje ibyangombwa genda buza amafaranga yanjye nagize gute dore yanjye yayobye yagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko sinigeze ko anafite leadership mu nshingano bafatiye izo ngamba izo zindi batazitekerejeho kuko n'uwazana iminara bagiranye kontra isobanura uko alamiyabure cyangwa se mu gihe cy'amategeko ibibazo bizajya bikemuka gute. Reka tufate yuko ibyo byose babitekerezaho, ariko c'est un commencement d'indépendance. Ese bisaba ko babanza gukupa communication ya Kinshasa nkuko babivuzeho cyangwa se bayizana igikora se nabyo byashoboka bigakorana mu buryo buri bride. Iyo nko gutunga abagore babiri mu gihugu bitemewe, yaba ari ntuze yaba ari polygamy umwe agomba kuvamo. Ushaka ko no kumutunga bucece nyine n'ubuhabara kandi ntabwo ntuza ari byo ushaka mu ventro. Arewe rege mu ventro iziko bizonga ariko zigutunga yego bano abantu bakomeye mu ventro bashobora gufata amatelefone yabo bakayaproteja ku buryo udapfa kumenya ngo baciye he. Oya bagakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga riproteja telefone yawe. Ayo matelefone ariho kwisi ashobora no gukoresha iyo mu Bwongereza. Oya ko bashobora no gukoresha inuzi ibyo byo barabikoresha. Oya ama code ubuse ngewe na Mashari iyo tuvuze dudududu si code njye nayo tuziranyeho, ariko byo nabyo no kukurusha ubwonko no kurusha ubwonko kandi ataryo bikenewe. None se umuturage leta ya Kinshasa ibaza makuru ngo rucuru ngiye mu Ventura ngo ifite inkambi hehe. None se uruva ntago uburebera ku bayobozi gusa kuba Kinshasa yari igikontrole itumanaho mu gace ka mu Ventura ni danger kuri yo kuko n'abainforma ba leta bibera muri iyo migi ya Goma n'iki barabyifashisha. Ariko icyo gihe ugira ikoranabuhanga ryawe yitumanaho uzajya kukifashisha ubaje kwitonda. Nane mpamvu nuba ko uburyo bwa hybrid batabwemera. Bagomba kwemera uburyo bagenzura bakanza agakopi rya Kinshasa ukajya ubagambana n'abatari barimo kunyumva. Nese bagira ngo barimo kubikora ko ba prestige ni kubw'umutekano wawe ariko ni na independence nko bwa leta ya Kinshasa City. Ubwo tumaze kugira telefone zacu sha tukagira igisirikare n'igipolisi cyacu muzogere kutugenzura muhereye he. Zino nyeshyamba zishaka kuzigenga byanze bikunze niko mbibona. Hanyuma urabizi neza ko umugabo witwa Trump bavuze ko amasezerano bagomba kwibahiriza ndetse ku itariki ya bitenze 18 ngo abatazubahiriza gahenge urumva bagomba kuzabihanirwa. Uyu munsi rero Tshisekedi akaba yari yaremeye kubahiriza gahenge none akaba ari kurushaho kugaba ibitero banongera ingabo nkuko no banatubwiye ko 23 nayo iri kongera. None turibaza biraza kugenda bite ino USA yo irabikora hiki kuko komande zose wamugana no uvuga ati tujye dukomora icyo n'ingasire urabona ko bari kongera ingabo. Ibyagahenge ntibabikozwa kandi byari itariki y'uyu munsi turiho. Oya byose ibyo ntacyo bitwaye kuko n'igihugu kitari mu ntambara nk'Ubusuwisi gitegura igisirikare cyacu kandi nta ntambara kirimo. Yego ku deploying ingabo muvuma de bote kuba banagenda bazikora ibyo bita rotation y'abasirikare. Akora imirwanire akomeje bamwe bimuka uyu munsi nta report y'imirwano yenyewe nari nabona. Kwezerera hari ntabwo mbizi iyo poenze umuntu haravuga ngo ndayifite undi singifite
ntabwo mbizi nagerageje umva nkubwire mu nkengero ya Pezeho hazindukiye imirwano imaze amasaha 5 muri Chaîne de Mitumba. ntabwo mbizi ariko kugura bimbwiye urumva none rero reka mvuge ngo kudeployinga ingabo kuzigisha kugira gute n'undi muduhenge n'abantu bakunda kuzuza ingabo nyinshi kugira ngo bazabone ko barwana ubutaha Yego ariko nanone no kuvuga ngo ni yaba mu Chaîne de Mitumba haba wherever wavuga nubundi tuvuge nubwo sizifa yaze Uvira nyine muri Chaîne de Mitumba ntihareba yego iri muri Fizi iri muri hehe hose nibura uzambwira akantu kaba kubatse muri Uvira territory nakumva kuko nibura akaba iri concerne ariko ibyo muri Warungu ntacyo sizifa yabivuze ibyo muri Rubero ntacyo sizifa yabivuzeho ikindi kandi ibyo byangora tuvuga ngo byo guhagarika imirwano reka tuvuge ngo wenda biranabaye aba bantu ntago bagira zone tampo yaho umwe atarenga niki reka nkubwire Sandrine ubutaha nuko tutabara kuvuga ku ntambara nka podete ariko ubundi ikintu kigize inkuru muri Kongo nukurirwa batarwanye nese babura kurwana gute kandi kurwana ni kawaida kuko ntaho bari hagati yego niba fata bya birometero 5 mu tunatsi yasabye ibyigira inyuma bafata ibirometero 5 leta yavuga ibyigira inyuma ku maposition yose bafite maza nibongera kurwana tuzavuga ati umuntu warenze ibirometero 10 akajya kurwana ninde 10 km ziri nyinshi cyane kuko ari n'imbunda zitazirasaho ndavuga mwashatse gukoresha tiri sporadique ibintu birasa mu kirere sibyo ewe ntuze Kalachnikov birasa mu metero 800 machine gun izamutse nayo ibendera nko ku cyabiri n'urugero ibyo bibunda bindi bya rutura reka tuvuge ngo birageza he hose ibyo byose abantu bara nk'abatekinisi bazi impamvu zabyo bavuga bati niyajyana nuramika nabi nk'umuzarende tabi ryamwisha nundi nanarasazarasa muri zone tampo tazajya kuri position y'abandi kandi aba observateurs bazabahageze none se ubundi urahagarika imirwano gute mudafite zone demilitarize murahagarika imirwano gute mudashaka no kwihagarika ndavuga bitari muri goodwill yanyu bitavuye kuri bonne volonté mwagize ntago mbibona nibyo Uvira ntabwo nigeze mbihakanya mbeha n'imbaraga urumva ni ibintu biraho ngo byubatse nabi nunzu yubatse ku musenyi igihe ishuheri yazaza mu Yapani na icyo gihugu kigira ibitegito myinshi ubu wajya kubakisha bya bitafari bacomeka mu bindi mu Yapani ukabuze inzu yawe zarama kandi uzi ko mu gihe haba session haba ntuze y'umutingito Kongo irimo abazarendo uwo mutingito wa Kongo ni abazarendo umutingito wa Kongo ni imbonera kure impamvu muhereye kuri abo nta na control bagira bo barabyuka baramutse kurwana bakajya kurwana yego Kongo irimo ingabo zifite discipline iciriritse igisigaye cy'u Burundi ntikirakomera urumva none se ko iyo mitingito yose ihora muri Kongo hari ubwisi yose ukuntu yubatse abantu barebye basanga iyo si yiga kuri sizifaya muri Kongo niho bakwiye kuba sizifaya zifite avec formule fragile ku buryo mbega formalite yo muri Kongo hahora intambara imyaka 100 ari kugera sizifaya itari strong uziko niba handi mu mategeko mpuzamahanga zone tampari kilometero 10 ya espace iri hagati yanyu uziko muri Kongo hashyira 50 kubera ibibazo bihari no kuvuga ngo aho kugira ngo ugere muri Kongo ukomeze ingamba bahashyira ingamba za rejereje byakunda se nago byakunda no kuvuga ngo na 5 km mu 23 bani nkeye zagombye kuvuga ati dusubire inyuma 10 leta isubire inyuma 10 Sandri ibirometero bindi bisige 20 espace abaturage bakuramo imijyi bagacururizamo nk'abari abanyamurenge bavuga bati tubone ko tujya Uvira bakajya kuguhahira amasoko arimo kuko abandi bavuye hino abandi bakajya hirya ikirara cyajya kwirenga kuhagarika imirwano kigiye kuyivanga kikagenda ibirometero 20 cyagera inyota yakishe bagifata miri ariko uburometero 10 nabwo si bwinshi ariko biraruta bitanu nibiki ndavuga byabaye 10 ku mpande zombi ndavuga uyu munsi bitanu sibyo batanze impamvu bitanu wabishyira mu bantu badafite nundi badasanganywe amakare yo kurwana ibyo 10 nako none abandi ntibanemera n'ibyo ntibicaye banabiganiraho ngo uburekane bashyize imbere wabahaye na 20 nibura kugira ngo koko nabo observers bavuge bati ni harehare kuhacunga biroroshye uwakora uwo mukandara kuva Rubero kuzenguruka kuzagera za Fizi sibyo hari n'igihe wasanga tumwe mu duce dutoya twari tugeramiwe n'ibibazo tugiye muri zone tampo twose ariko bikubahirizwa none se kuko muri Kongo nibazana zone tampo hagati yazahitazamo abazarero bandi bibakiremo none Amerika irabigira ite ko yavuze kuza utazubahiriza agahenge agomba guhanwa Amerika irimo gukoma amashyi ivuga ariko dufite abarimu beza we divided them urumva they agreed with us nta kintu Amerika biyibwiye twabaciyemo ibice murabyemera bitwemerera icyo Amerika itindaho n'ukura ko kontra yacu amabuye yacu nicyo kintu kibabaje kuko Trump
muri siroga harimo make America great again. So mu making America great one more time again ni ukubera yuko agenda kiba agatwara ibyo muri Kongo atavunitse. Yego. None mu mirwano ntihabibonera. Sibyo? Yakutumba yabiha umunyamerika. N'umurundi abyakiriye ari by'Uburusiya yavuga ati nubirenza aho ngaho bidevyo bizana n'umurundi nawe yabiha. Amerika ni nk'ikingufu ni nk'igisambo cy'ingufu ku isi kisaroho kitabibye. Urumva? Je rwose abanyamerika banyumve neza nta kibazo nuko bimeze n'aba predateur. Speak in English. Speaking in English. Intwaye ikiza. Ntago bari kubyumva neza. All America they are predators. Nta kibazo rwose. Basara batabibye. Ntacyo bimbwiye. Bagiye kwiba muri Iraq, ejo muri byo muri Venezuela perezida n'umugore we, akwa bigira beza ngo abantu babasingize, iyo basiga umugore n'abana bagatwara uwo bafite icyo bapfa nibura. Hako ni ibihararumbo byiba bigatwara n'umugore w'umuntu. Ejo bakaza kwigisha abanyafrika ngo gender, wowe uratwara umugore w'umuryango ukajya kumufunga. Yari perezida se ngo twubahikire mwa muntu andi cyari gatozi. Nta n'icyaha na Maduro afite, ariko wabyumva ni bati Trump n'abagabo barimo gusizana. Buriya Trump wamutwara Melania yakwishima, noneho yamara abantu isereri yamwica. Ntiyabyaye abakobwa, ntabwo azi agaciro k'umugore mu muryango, ukajya gufata umuryango ukawutwara. Do you think ariko abantu bajya batekereza ubu muryango wa Maduro n'umugore n'abana basigaye gute? Abuzukuru babaye gute? Kubera igisambo cy'uko Trump cyabatwaye umubyeyi, bakazana ama CNN bakazana ama New York Times akari kutwereka ibyo bakoze ngo biri muri petrodora ngo niki bari batuzongesha kuhagira ibintu byabo bakoze by'ubugome. Urumva? Ariko n'ubugome bakora. Iyo utwara umugabo gasiga umugore akasigara mu bana, tari kugutwara iki mu byukuri? Ariko tubemerera ubwo muri Venezuela pro American babasingiza ariko icyo bakoze n'umuryango baciye amazi, kuko igihugu cyose kibakira ku muryango. Umuryango utwituye famille niyo yubaka igihugu. Habanza umuntu ku giti cye, hakajyaho umuryango, hakajyaho itsinda runaka, mukagira igihugu. None usuzuguye umuryango wa Venezuela. Urumva? Icyo bita fast family, urumva icyo bishatse kuvuga? Kuki bita fast family? Nese ne usuzuguye fast family uzayubaha. Ni ikibazo. Muri mu mihanda murasengiza abantu bahemukira ibihugu, nese nakubwira ngo murasengiza abanyamerika. Iyo nza kugira visa Amerika wa mugani wa ntuza wa Woreso Inka wigeze kubona Trump aje akahita visa bati mujyane nsubiye iwacu muri Nigeria. Reka nkubwire Sandrine, sinjya ndota kujya muri Amerika, kiriya gihugu Imana izane na kugikandagiramo. Nihagira nujya kukimvuza iyo ndwara izanyice. Nanga abantu bakora ubugome ku isi bagashaka kwemeza abantu ko bari gukora neza. Ibyo nkubwira ni ukuri. Kahore. Ntago njya ndota kujya muri Amerika, najya France, najya hose, najya China, najya gute. Abanyamerika bakora ibintu bize nk'ubuhararumbo ntazi ukuntu bumeze. Kandi ubu ndeba gutyo. Ntabwo ndi anti American. Nanga ibintu by'abafuti bakora gusa. Ntabwo ndi umuntu wajya ngo bavuga ibyo batakoze. Sibyo? Uko impamvu bivuga ni gute mugiye muri Venezuela mufite ibyo mupfa koko, mufite petrodora affaire mutumvikanaho. Umugore w'abantu mutwayeho iki umusiga ugiye kumuburanisha biki? Akasigara mu muryango, ariko kandi kongera ukabakaza kwigisha agenda nubwo ubana mu miryango mutuba mu muryango mwebwe. Ikibazo. Ubwo ntiwubashye Obama usuzuguye wa mugore w'irinde Michelle ngo niki no ejo bundi kuri yabashushanyije babize nk'inguge ko byahagurukije abanyamerika. Kuki ko ari abansiye president Trump, kuki Trump yagiye gutwara umuryango mugari wundi famille ko Obama batavuga ngo bavuge bati dushyigikira umuryango mugari w'abanyavenezuela, reka umugore w'abandi. Muri Nigeria hari abakobwa babo Boko Haram mugeze gutwara. Uriya Michelle Obama atangiza hashtag bitaga ngo bring back our girls, I think ibintu nk'ibyo ngibyo. None kuki batarakora hashtag nk'abari abagore babansiye president muri first family first ladies ngo bavuge bati bring back our homologue wabo mugenzi wabo nyine. Ibyo bivuga vuga uti nta kibazo. Ni bafunga umugabo bamuburanisha. Ariko umugore gute umuntu ufata umugore akamufunga n'umugabo ibyo bintu barashaka kubidohamba sanse meze gute? No sense. Umugore ntacyo yagirizwa mugarabara. Ntacyo yagirizwa, umugore yagirizwa ibiki muri mu muryango, umugore yagirizwa ibiki? Wowe nakwagiriza ibiki muri iki kiganiro? Ko dukoze n'amakosa rye bahambira. Anya amakuru ufite. Katwikomeze kwindi gingo. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe? Urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye? Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye? Igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace. Ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa.
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tente ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden.